umuhanzi The Ben akaba n'icyamamare mu bijyanye na muzika ya hano mu Rwanda, ndetse uyu muhanzi akaba akomeje kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye bya muzika bikomeje kugenda byagura imipaka y'umuziki wo muri rusange. Uyu muhanzi The Ben rero yakomeje kugenda agaragaza ibikomeje kugenda bimubaza binyuze ku mbuga nkoranyambaga uyu muhanzi akoresha, ataho rero yatangaje byinshi bikomeje kugenda bimubabaza bitewe n'uko hari abantu benshi batagihereza agaciro ibikorwa abantu baba barakoze. Ibi rero uyu muhanzi yabitangaje nyuma yo kugaragaza ifoto y'umuproducer ndetse akaba n'umuhanzi witwa Lick kuri ubu ngubu werekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko rero uyu muproducer Lick ari umuproducer w'icyitegererezo cy'ibihe byose, dore ko hari ibintu byinshi yagiye akora byerekeranye n'umuziki, ndetse hari inkingi ikomeye cyane mu muziki nyarwanda yashyizeho, ndetse kugeza ubu ngubu hari abahanzi b'ibyamamare bigiye bitandukanye bikomeje kugenda ndetse binakomeye bikomeje kugenda byirengagiza ibyo Lick yakoze. Uyu muhanzi rero The Ben akaba yamaze kugenda atangaza ko mu by'ukuri bakwiye guha agaciro ibyo Lick yakoze, ndetse ko ari inkingi ya mwamba y'umuziki nyarwanda, dore ko hari byinshi yakoze mu muziki nyarwanda nko kuzamura abahanzi bagiye batandukanye. Ndetse rero The Ben akaba yakomeje kugenda atangaza ko uyu Lick producer hari byinshi yakomeje kugenda akora, ndetse ntabwo yari agamije kuba umuziki nyarwanda cyangwa se umuziki akora yawukuramo amafaranga, ahubwo icyo yakoraga nuko yakundaga umuziki muri rusange. Umuhanzi The Ben rero yakomeje agira ati hari nubwo Lick yadusagaga mu rugo akaduha itike itugeza kuri studio ndetse akanaduha n'amafaranga yo kurya, ibyo byose rero ntabwo yabikoraga kuba hari izindi nyungu ategereje, ahubwo nuko yakundaga umuziki ndetse n'ibyo dukora. Uyu muhanzi The Ben akaba yakomeje kugenda atangaza ko mu by'ukuri hari abahanzi benshi yagiye afasha, harimo uyu The Ben, harimo Meddy, harimo na Tuff Gang ndetse na King James. Aba bombi rero yabereye ikiraro gikomeye cyane, bityo rero kugeza ubu ngubu bakwiye kuba bahereza agaciro ndetse bakanajya basigasira ibyerekeranye n'umuziki, ndetse n'abakoze ibikorwa bikomeye cyane harimo n'uyu Lick. Uyu muhanzi rero The Ben akaba yakomeje kugenda ababazwa nuko bamwe mu bantu batagiha agaciro by'ibintu cyangwa se by'ibikorwa bamwe mu bagiye batandukanye bakoze mu bihe byashize, ndetse kuri ubu ngubu bakaba banabisiba ndetse bakabisiba mu mitwe yabo. Umuhanzi The Ben rero yakomeje kugenda atangaza ko bikwiye kuba abantu bagomba kuba bashyiraho uburyo bagomba gusigasira ibyagezweho ndetse bagahereza agaciro, ndetse bagakomeza kwibuka n'ibyo bakorewe byiza, nk'uko rero Lick yabikoreye aba bahanzi harimo n'uyu The Ben. Avuga ko atazigera yibagirwa urugendo rwe rwa muzika na Lick. Kuri ubu ngubu The Ben ni umwe mu bahanzi bahagaze neza hano mu Rwanda, bakomeje kugenda bakora bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse batejwe imbere n'umuziki muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero The Ben akaba ari amwe mu bahanzi rero bahagaze neza muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Umuhanzi rero akaba afite abakunzi benshi cyane nk'uko bigenda bigaragara ku mbuga agenda akoresha ndetse n'indirimbo agenda asohora. Umuhanzi rero bihamya neza ko ari umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda. Reka tugushimire cyane wowe tugenda tubana mu makuru agiye atandukanye hano ku Bivugwa News. Twizere ko aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza n'ibivugwa trends, aho rero tugenda tugezaho amakuru agiye atandukanye yaba y'abahanzi hano mu Rwanda ndetse n'ahandi agiye atandukanye ku isi. Reka ngushimire cyane, nimba muje kwanda subscribe ndagushimiye, tukongere kubonana ejo tubagezaho n'andi makuru agezweho.